Pascal, bite nyuma y'icyumweru cyose tutabona? Ndakomeye Beri. Nawe umeze neza? Byemeze neza. Usubutse gukora ka siporo ko mbona agafreshere kakwishe. Urakoze ariko urambeshyeye umugani wa muntu mwakoranye interview ngo ariko se muri iyi minsi asigaye bamutuma bavuga ndabeshya ngiye nzajya guhabwa penitence muri iyi minsi. Kuri ujye kwigende ugiye gusaba imbabazi. Aho twete nta shaki kimwe ntabwo nigeze nkora sport ntabeshye nta sport nakoze. Ega twara siporo nyinshi bitewe amatwara akora amaso amaguru. Ya siporo umuntu ayikora bitewe nuko byo. Yeye siporo yawe. Umuntu wese afite siporo. Birize urakuze kumpe ikaze mu kiganiro. Reka nanjye mbonereho ikaze abadukurikiye kuri TV10 kwa gatandatu saa 2 z'umugoroba ndetse no kuwa kane saa 1 z'umugoroba n'abatureba kuri za YouTube bari ahantu hatandukanye. Mbere uyu munsi turaganira kuri sport zitandukanye. Abantu benshi badatekereza ko abakobwa bakora bavuga ngo turabanebwe munsi turabereka ikosora. Uyu munsi waganiriye nande? Naganiriye na Zula, umukobwa ukina taekwondo. Mu by'ukuri sinarinzi n'ibyo ari byo nabimenye uyu munsi ariko nabyishimiye. Ni ijya kumera ni nka karate ariko iyindi forme nyine bitandukanye ho gato ariko nyine ni yo kurwana abantu babiri. Ubwo se iyo nkumi ntagiteye ubwoba? Ni mwiza rero. Umva n'izina ariko Zula. Uryumvise kangahe ibeshyera? Oya gake cyane ntabwo navuga ngo narindizi cyane ariko se ntabwo abantu bamutinya kuko umukobwa urwana uramutse unamubonye gutya umbwira ati se bwo ntago waba waraciye muri Miss Rwanda mwaka ushize cyangwa ntago uteganya guca mu mwaka utaha. Wese waganiriye nani? Naganiriye na Gloria, ni umukobwa mwiza nawe uraza kubyibonera, akaba ari capitaine wa equipe nationale Amavubi ariko noneho ku ruhande rw'abari n'abategarugori. Ibaze nawe. Mbese birandeye. Arawutera ngo no harya babukinisha amaguru. Umva waza gitsinda ariko ukajya utsindisha amaboko. Najye nterura nkajugunya gusa nabiva. Gusa umukino wakitwa gute? Urahari witwa handball. Ahubwo we buriya wakinaga netball. Nta nubwo cyakoze narawubonye ahantu ariko urayikinaga. Sinzi byari byo naho. Netball ni yandi bakina bambaye ijipo. Niyo yakubera. Ibaze nawe ya. Ubundi mu bakinnyi bo mu Rwanda uzibande muri football. Olivier Gatete. Mbere ntukanyica Olivier Gatete abaho. Nzi nahari. Olivier Gatete ni Gatete icyonzi iki. Nimba hari icyuzi harimo Gatete harimo Olivier urasanga harimo na Jacques na Eric nande. Ubuse Eric yaburamo. Oya ariko bamwita Jimmy Gatete aho nganda wakosoye. Ibingi bise barabicisha bamba baraze kwikura batagira umvuno. Ufite nimva namwise Olivier Gatete. Olivier Gatete oya nukubera ko umufana cyane. Ibaze na. Okay, nanone kandi twishikarize abatureba gukora sport kuko sport irinda umubiri, ituma umuntu atarwaragurika, ituma umuntu akora akazi neza. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu The Real Women Show kuri TV10. Itigit esangenima isibuke nisongeza kithi. Itigit esangenima isibuke nisongeza kithi. Gloria ni muntu ki? Nitwa Grace Gloria, nkabandi umukinnyi w'umupira w'amaguru, wandi n'umunyeshuri. Ukina mu ihe equipe? Na muri equipe ya Kigali, nkabandi na capitaine w'ikipe y'igihugu Amavubi. Wow, congratulations. Thanks. Kugira ngo ube capitaine byasabye iki? Nta kindi byasabye gusa nuko abatoza bangira icyizere bampa ubwo bubasha bwo kuyora abandi mu kibuga. Uyese urebye ubona ari iki urusha abandi mu kibuga nyine ku buryo umuntu nkawe bamugira capitaine? Urebye nta kindi wenda nshobora kubagira inama cyangwa se nkabakuraje, nkabasha no kubabwira inzira twanyuramo cyangwa se nkabasha kubafasha mu buryo butandukanye mu bitekerezo no muri kote morale. Ego Glory, wagiye mu mupira w'amaguru kuva ryari? Natangiye gukina mu 2008. Yego. Ubwo icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe ugereranyije? Nta mukobwa uvuga imyaka ye ibyo turabizi ariko nibura uri mu kigero kingana gute? Nari mfite imyaka 11. 2008? Kuri muto cyane. Ntabwo mbizi. Ego. Ntangira gukina ngiye mu wa mbere secondaire. Gize amahirwe birankundira nko kuvuga nari mfite impano kuko nta hantu nigeze nitoza wenda nko mu academy cyangwa se nko ku kibuga. Nakinaga ku ishuri muri primaire ariko nabwo byo kwiyaza byo gutara cyaka cy'amazi.
nuko rero ngeze mu wa mbere segonderi ahantu nigaga hari mu rugo mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, ariko hakaba hari ikipe y'abakobwa iri muri shampiyona icyo gihe. Noneho kuri dukina ibintu bita interclasse, umutoza wabo babaga bari ku kibuga aza kubona ko mfite impano, aza kunsaba aravuga ati nabonye ufite impano, ajya mu rugo arabwira mwampura mwana nkabasha kumukoresha wenda akabasha gufasha ikipe y'akarere ke gutera imbere. Nuko mu rugo baramwemerera nzamuka gutyo. Nibisi ubona Gloria nta batandukaniye na Pascal. Icyo nshaka kuvuga ubona uri umukobwa bisanzwe. Impamvu bivuga nuko mu Banyarwanda uko twakuze ubundi nta bakobwa benshi bakina umupira w'amaguru. We wibona utubona uri nk'abandi bakobwa bisanzwe. Ntabwo uciye kure rwose mbona n'umukobwa bisanzwe, ariko hariho akandi karusho ko kuba nkina football. Ako niko karusho navuga ko wenda nkurusha nkawe cyane rwose ndanabikubahiye. Oya nta mpamvu, ako niko karusho mbona na nkurusha, kandi nkaba nkurusha wenda n'imbaraga z'umubiri, umubiri ukomeye, fitness kuko nkora siporo nyinshi. Simbizi nimba nawe uyikora, ariko ako mumwihariko nkuruhijeho. Kuko uraza kungira inama kugira ngo nanjye ngire fitness nziza. Nta kibazo. Nese niki kigutera iyo determination yo kumva buri gihe nyine wakina umupira w'amaguru? Urebye iyo determination nyikura nko mu ikipe ya Kigali, nkuramo profit nyinshi, imfasha kwishura ishuri bundi muri kaminuza muri Mount Kenya, ikambu nkanahembwa mbona salary ku kwezi, nkabona n'agahimbaza mushyi kuri match yo turi mu gihe cya shampiyona, ikaba inyishurira n'ubwisungane mu kwivuza. Urumva ni profit nyinshi, ayo mahirwe ntabwo nayitesha. Iyo rero ni motivation ituma njyewe numva ko ngomba gukomeza gukina football. Kandi ikindi kintera nuko haba nk'igihe tukajya muri equipe nationale nkumva ko mpanganye n'ikindi gihugu cyakishema ari igihugu cyanjye mvukamo. Akibyo ngibyo akari byo bintera ishyaka ryo gukomeza gukina football. Kuri ni byiza ibintu wakurikiye ko bya byose niba uri na captain ukaba ufite na equipe ubarizwamo, n'undi musanzu ugaragara utanga ku gihugu nk'umunyarwandakazi. None se tuvuge mu myaka 5 iza Gloria arimo aribona hehe? Ntago natatira ngo ndi kwibona hanze se ikibuga muri football, cyangwa se ndi kwibona hanze cyangwa mu wundi buzima, ariko icyo mbona cyo muri iyo myaka 5 nimba ngifite imbaraga cyangwa se umutoza cyangwa equipe nkinira ikimbonamo ubushobozi, nkomeza kwikinira, nzakomeza nkine. Ariko biramutse binanze buriya nk'umutoza wacu Grace hari ibyo njya mubonaho nawe yabaye umukinnyi nyuma za kuvamo umutoza mwiza. Nanjye numva ko kariyeri yanjye irangiye yo gukina najya mu mwuga w'ubutoza, nkabasha gutera ikirenge muke, kuko mbona ari byinshi akora kandi byiza, aharanira iterambere ry'umukobwa. Uretse muri football gusa, nk'uko tubana dutoza, twigisha ubuzima busanzwe, kubana neza, gufashanya, mbese ko tuhereza ishusho y'ubuzima bw'umukobwa muri kino gihe binyuze mu buryo butandukanye, ari mu myigire hose aradufasha. Nanjye rero nkumva ko mfite intumbero kuzagira aho wenda ageze, nubwo ntabasha kugera ku byo yakoze, ariko nkabasha kubyegera bifatiye ku rugero agenda duha. Nese nk'usanzwe ninde ukwispiringa? Wenda hari umuntu avuga ngo runaka aramwinspira, we ninde ukwinspira? Urebye nko nabikubwiye, coach wacu aranyinspira cyane. Hanze y'u Rwanda? Hanze y'u Rwanda nkunda kurama match, ndetse nkanakunda n'amakipe Burayi. Mfana Manchester United mu Bwongereza, muri Espagne ngafana FC Barcelona. Ariko muri ayo makipe yombi ndayakunda nkanayafana, ariko burya nkuko ndi umukinnyi, hari umukinnyi ureba ukavuga uti uriya mukinnyi mbona akina neza bitewe n'umwanya nkinaho, nanjye ndi umudefenseur muri axe cyangwa se central defender. Umudefenseur nkunda kureberaho mbese unyanspira, akaba ari Thiago Silva akina muri Paris Saint-Germain. Nkunda uburyo yitwara n'ukuntu akina. Umva urakaze agari cyane nukuri ko urumva niba utangiye kuzanamo ngo ama axe niki. Okay, hari dukeya nzi muri football, ariko nanone ntago ari twinshi. Ofete ubwo ntago nkubaza byinshi kugira ngo ngiye ntaza gusigara ugasanga mvuze n'ibitari byo. Oya nta kibazo, kuko ubungu kuba wantumiye ubwo baye umukunzi w'ikipe yacu, nuzadusura uzajya ubona byinshi birenze ibyo waruzi.
tugiye nko ku nama wagira abana b'abakobwa ku bijyanye no gukurikira sport, est-ce que ni carrière, voilà, ni carrière umuntu yakurikira mu buzima bwe ikagira ahantu imugeza, ama intérêt aba mu kujya mu ma sport, gukora sport nayahe? Birashoboka cyane, ama intérêt arimo nuko nabikubwiye nkanjye nyina AS Kigali turahembwa, abanyeshuri baratwishyurira minervare kuva abiga muri segonderi mpaka na kaminuza. Iyo nayo ni profit kuko muri kino gihe ababyeyi bafite ububasha bwo kwishyura za kaminuza cyangwa se n'abadashobora kubona ubushobozi bwo kwishyura za segonderi abari bakeya. Urumva iyo ni profit ku mwana ndetse no ku mubyeyi ndetse no ku muryango avamo. Indi profit ibamo nuko batwishyurira n'ubwisungane mu kwivuza. Ubwo niyo ngo ni profit kubera uyu ufite ubuzima bwiza nta kindi bawifuza. Ibyo ngibyo mu muryango nyarwanda turabizi ko bigoranye kugira ngo ubashe kubibona. Indi profit irimo nk'ubu ushobora kuba uri umunyarwanda utaragera hanze y'u Rwanda ariko kubinyuze muri siporo runaka ukora ukabasha kuba wamenya amahanga ukajya i Burayi cyangwa se mu bindi bihugu. Ibyo rero byose ntabwo bashobora kubonwa n'umuntu wari we wese, bisaba ko nawe hari aho hari contribution utanga kugira ngo ubigereho. Ubwo rero ndumva ku ruhare rwacu mu sportif twebwe iyo nzira twarayibonye kugira ngo tubashe kubona ibyo ngibyo nkubwiye, ndetse natwe twagira icyo tutanga ariko kugira ngo dukine neza tubasha kubona itsinzi. Ariko nibwo twavuze ngo Amavubi abari n'abategarugori ubusanzwe ntabwo tuyumva cyane, est-ce que mukunda gukina cyane bite? Impamvu wenda mudakunze kutwumva cyane nuko siporo yacu nagiragira ku rwego rw'abahungu, ariko ndakeka ko ariyo nzira mu myaka iri imbere muzajya mutwumva ndetse munatubone. Ariko sinavuga ko kandi tutanakina, dufite shampiyona kandi imaze hafi imyaka 8, urumva ntabwo ari igihe gitoya. Ikindi nk'Amavubi wenda umwaka ushize twarakinnye, wenda ntabwo abashije kubimenya ariko twabashije gukina ku rwego international. Dushaka tukijya mu gikombe cy'isi ndetse n'icy'Afrika, ariko ntitwabasha kugera kure. Twariminnye Kenya, natwe Nigeria ku mukino ukurikiyeho ibasha kudukuramo. Niyo mpamvu tutabashije kutwumva cyane, ariko iyo tubasha kurenga icyo cyiciro wari kutwumva cyangwa se mukanatubona. Urambwiye ngo murinda kugera ku rwego nyine rw'abasore, ariko nanone Ghana yatsinze Amavubi y'abagabo, none se namwe mushaka kujya gutsindwa na Ghana abagore? Oya, nta kidashoboka nka kuraga natsinze Amavubi basaza bacu n'ubutawenda nayo bashobora gutsinda Ghana kumva kiba kimwe 3 kuri 3. Nta kidashoboka muri football. Nuko Ghana yaje kadutsindira iwacu, natwe dushaka kujya iwabo tukayitsinda. Really? Umupira niko bigenda, wakinye neza aratsinda cyangwa se ubimerita. Bwo Amavubi nayo arasabwa gukora cyane. Reka dutegereze tuzareba wenda ukuntu bizagenda. Ngombwira Glory, ijambo rya nyuma wumva wavuga, niba waribwira abanyarwanda, niba waribwira abo mukinana, niba waribwira nde, ntago mbizi ikuri ku mutima. Mbere na mbere ndamanza guhera mbwira ku babyeyi bacu, uraba ko mbikubwiye football yakiri kugenda itera imbere, ariko hari ababyeyi bagifite imyumvire yo kuba batari kuri abana bo ngo baze gukina kandi bafite iyo mpano. Numva rero icyo nababwira nawo ko barebe ukuntu iterambere riri kwihuta, ni byiza abo twe turi gukina ibyo turi kugeraho, ndubona bagakwiye kurekura abana babona bafite impano bakaza bagatanga umusanzu mu gihugu cyabo. Aho ni ku ruhande rw'ababyeyi ndetse n'abana nabageraho. Abafite impano ntibagacika intege, rigura n'ikigeragezo cyangwa se inzitizi ukumva ko birangiye, ariko iyo uhuye na ya nzitizi nyuma yayo niho uba ugiye kubona ibyiza. Ntibagacika intege rero, nkambatera courage kugira ngo nabo bajye babikura babikunze, bumve ko ari football cyangwa se ugiye muri volley mu mikino nyine itandukanye, bajye babikunda kandi bashire mu bushake kuko ibyiza biri imbere. Nkarangiza nyine mbwira n'abatoza bakomeze badutoze baduha ubumenyi kugira ngo natwe mu minsi iri imbere, umwaka ushize twatsinzwe na Nigeria, ariko natwe wenda kubera ubumenyi bwabo ndetse no kutwitaho mu makipe atandukanye cyangwa se muri siporo zitandukanye, twazaya tugera ku ntsinzi. Ubu hari umusore ushaka gutereta kubera gukina football? Nubwo ari umwe cyangwa se babiri, abari benshi. Ariko nawe mu Mavubi. Oya, ntago ari ibyo ngibyo, ariko baba hari icyo ngibyo
ibyo ni ibintu bisanzwe biri normal umwana w'umukobwa wese ushobora gutetwa iguru reka ngushimire rero nawe ndaje mbashimira gusa namwe mujye mugira uruhare muri football yacu kandi turabashimiye ko muguza kutwitaho ubutahanzaza na Belize na Christelle nabo bakine football bazaze bambaye teni kandi niba ntazi bazaze tuzabaha tubatize namwe muze tubashe gukorana urakoze kandi amahirwe masa muri career yawe murakoze cyane namwe reka dukomeze kubiza gukora ikiganiro The Real Women mukomeze kubana natwe turacyakomeje ikiganiro cyacu mwatangira mutwibwira banyita Mushambokazi Zola abandi umukobwa umwe ukina taekwondo hano mu Rwanda watangira utubwira taekwondo ni iki taekwondo ni umukino njyarugamba kuba waratangiriye muri Korea so ukaba uri ku isi yose ni umukino njyarugamba werekanye no ku Rwanda watangiye ryari gukora cyangwa gukina taekwondo natangiye kuyikina 2008 kubera iki wagiye muri taekwondo impamvu nayigiyemo nuko nari nahagaritse amashuri yanjye nta bushobozi nari nifite bwo kubasha kuba najya ku ishuri biba ngombwa yuko ariyo nigiramo uvuze ko wahagaritse amashuri yawe ukajya muri taekwondo ariko hari ibintu byinshi bari kujyamo kuki utagiye muri volley kuki utagiye muri basket kuki utize imyuga kuki wahisemo taekwondo before yuko ninjira muri taekwondo nari umuatlete nyuma yaho nza kubona ko taekwondo ari uwo mukino nakumva nagumamo ku buryo wari we numvaga wamfasha kurusha indi mikino yose nabonye uhereye aho watangiye kuyikinara kugeza ubu ngubu wavuze ko wavuye mu mashuri akaba ari ukomezemo ukaba uri no muri equipe nationale ese hari aho ubona aho yakugejeje ukurikije aho wavuye urumva ari aho ugeze harahari ntabwo uko nayitangiye n'ubu ngubu uko ndi biratandukanye kuko before nyitangira numvaga haraho najyaga nkacika intege nkavuga nawe wenda uko numva nshaka kugeraho icyo nshaka kugera sinzakigeraho ariko nyuma yaho ngomba ndayikomeza ndakora biba ngombwa yuko nza kuba nagera no mu ikipe y'igihugu basha guhagararira u Rwanda nkajya nitabira amarushanwa menshi akomeye urumva hari ahantu izakugeza mu ejo hazaza
yego harahari. Okay. Abantu benshi nago dizon ko batamenyereye cyane ko umukobwa ajya mu kare sinzi ukuntu basobanuye taekwondo ngo no umukino njyarugamba. Ese njyarugamba bivuga iki? Njyarugamba nukuvuga nukurwana. Urabona igihe cyose iyo njyarugamba nukuvuga harimo urugamba haba ngamo kwirwanirira igihe ugize ikibazo ase hagize umuntu ushaka kuba yakwataka ashaka wamurwanya kugira witabara ubwawe. Ese ko urumva ndesha ni ikintu cyo kurwana harimo kurwana kandi mu muco w'abanyarwanda akenshi abakobwa ntago tujya muri icyo gice cyo kurwana n'ibintu bahariye abasore n'ibiki byose. Ese ntago umuryango inshuti abantu babyakira gute abantu bakuri hafi? Mu by'ukuri byabaye bisa nkaho binkomereye muri famiye yanjye kuko ntago babyumvishaga uburyo shingiye guhitamo no mukino ako buhoro ubona basha kuba nagenda mbibumvisha batangiye kubona ko natangiye ninjiye no mu ikipe y'igihugu bavuga se ntago bo kubwabo babyumvishaga nkuko nge nanjye nabitekerezaga. Nyuma yabo baje kubikunda muri famiye yanjye nabwo ntago babyishimiye ako nyuma yabo batangiye kumva ngo natangiye gusokera igihugu biba ngombwa yuko none batangiye kunshigikira. Ese ko wavuze ngo userukira igihugu hari ibihugu baba baratembereyemo? Ni byinshi. Bwa mbere na mbere nyitangiye no mukino irushanwa rya mbere yabereye hano mu Rwanda 2012. Nyuma yaho nza kujya mu Buholandi nitabira igikombe cy'isi muri Mexique njya kukitabira none muri Russia ndetse n'ubu ngubu nkomotse muri Korea aho nitabiriye andi marushanwa cyo bita Hamadang basha kwegukanayo imidari 2 ya zahabu nongera mfata n'undi nka equipe urumva imidari 3 ya zahabu mfite. ngo iryo jambo ruvuze mu kanya ngo Hamadang ni ibiki bijyanye n'iki? Ni nkuko navuga ngo ni nka Rwanda Open cyangwa se serukiramuco ry'u Rwanda ariko nuko no muri Korea byari bimeze. Ese uwo mukino no abantu babiri mu Rwanda muri abantu babiri mukora muri abantu babiri cyangwa mushobora kuba muri equipe? Iyo turi gukina hagati yacu tuba turi babiri abakobwa n'abahungu ukwabo ariko igihe cya training tuba turi kumwe ariko igihe cya competition tuba turi babiri. Ese urabona ejo hazaza hawe bitewe n'ibyo ukora nka taekwondo urabona hameze gute? Urabona kuko nk'umwana w'umukobwa urumva hari vision umuntu aba afite kuzaba umubyeyi urumva biba bitandukanye cyane n'igitsina gabo kuko uba ufite izindi responsibility uzagira kurushaho. Urabibona bizagenda gute? Ahazaza hanjye mu by'ukuri byo ndahategura naho bivuze yuko ngo nimara kuba mu mama ngo nzabihagarika nshobora guhagarika gukina ariko nk'aba coach b'abakobwa nkanigisha. Tumva ari byiza cyane. None se urabona umukino wa taekwondo ukontribuwa cyangwa ugeza kuki umwana w'umukobwa mu Rwanda in general? Ubu ngubu mu iwacu turacyari bake abakobwa ariko uko turi bake babasha kuba badufasha kugira ngo tubashe gukomeza ntidusubire inyuma ahubwo tugumye gutera imbere. Nko mu yandi masiporo abakobwa ni benshi kuko taekwondo twebwije vuba that's why niyo mpamvu buri gihe baduha courage kugira ngo dukomeze twiyumve yuko uriya mukino atari w'abahungu gusa. Niyo mpamvu Okay, ndashaka ugira inama abana b'abakobwa b'abanyarwandakazi bumva ko akamaro wumva taekwondo yazabakagirira mu buzima ari uburyo bakwitabara bagize icyo baba kuko hari igihe bitabari n'umukino gusa kuko hagize icyo wamenye uko nakwitabara siko wakwitabara kuko wowe ubifitemo experience. So ndashaka ugira inama umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi akamaro cyangwa ejo hazaza he ukuntu yitwaramo neza. Inama nabagira cyambere na mbere abana b'abanyarwanda b'abakobwa abenshi barifashe bumva yuko batashoboye hari byo bumva badashoboye mu by'ukuri barashoboye especially arumva yakina football basket akumva ko ari cyo cyonyine gusa yashobora. No taekwondo ni sport nka basket football ibintu nk'ibyo just
ubu icyo nabagira inama ni ukwiyumvisha yuko uko yumva yakina football uko yakina na taekwondo kuko twebwe hano habamo kwigorora ukumva umubiri wawe wose urarambutse bibaye ngombwa nyine icyo gihe cyo kwitabara ufite uburyo ki wakitabaramo ariko ntabwo wajya kwitabara uri gukina cyangwa se urumva harimo speciality biratandukanye cyane so inama nabagira nuko bafunguka kuri bo bakimva ko ikintu cyose bagishoboye kandi barashoboye koko. Urakoze cyane Zula, ndizera ko ubutaha ni waza uzatwereka natwe ukuntu tuzajya tubigenza batwinjejeho. Yego nzabikora. Utuntu tumwe udusysteme duke na duke tudukora. Yeah. Twari mu kiganiro Real Women aho twaganiriye n'abakobwa babiri bazwi cyane, umwe akaba ari kapiteni w'Amavubi, undi akaba ari umukobwa ukina taekwondo, akaba yarabashije kugera mu bihugu bitandukanye navuga nk'Uburusiya na Japan. Rero nk'abakobwa nababwira kutitinya mukajya mukora siporo, bishobora kubageza hano kure, ndetse uretse no kujya kuyikora by'umwuga ushaka kubikora mu buzima busanzwe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Nkanjye ubu mukanya ngiye kujya gukina karate. Nkuko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu Real Women tubasigira aka video k'umuntu uwo ari we wese ashobora kuba ari kuririmba cyangwa se ari kubyina. Uyu munsi rero twabasigiye aka video ka Sami Kamanzi, akaba ari umuntu wagiye acurangira abahanzi guitar, akoresheje guitar nka Baloko Kwanza, Bagael Faye ndetse na Miss Chanel n'abandi batandukanye. Rero nawe ushobora kuba ufite aka video ushaka kutwohereza, wareba kuri ekran yawe ukareba nimero ziriho cyangwa se ukatwandikira kuri Real Women Rwanda, YouTube, Twitter ndetse na Instagram cyangwa se Facebook, ukagira akantu utwoherereza. Mwari kumwe nanjye Christelle, narindi kumwe mfatanyije na Belize ndetse na Pascal. Naho ubutaha. Je suis né dans un pays, source du Nil, fait de paille et de terre cuite. Je cultivais le sorgho. Nous qu'on invente des chants, les générations à venir feront de nous des martyrs. Debout dignes et debout, des silhouettes se dessinent et se souviennent de nous, des hommes géants. Sortent du néant de la blessure du monde et de son trou béant, des ombres au tableau, des sorcières à Salem. And gonna let nobody turn me around. I'm gonna keep on talking, keep on. Alors cette chanson s'intitule Métis, elle est sur mon album qui lui-même s'intitule Pili Pili sur un croissant au beurre. Alors je vous explique le projet. J'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écoutez, le studio je l'aurais fermé, le micro je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Goutteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant mais je reflète l'obscurité. Quand de fleuves se rencontrent, n'en forment plus qu'un. Par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité debout sur un socle. Et quand de fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité debout sur un socle. Merci à vous d'être ce soir debout sur un socle. Et du bruit pour Manuel Samuel Kamanzi à la guitare. Quand les fleurs se rencontrent,
down for life. Oh, down for life, yeah, yeah.